Ubushakashatsi bwakozwe ku bagabo bafite ubwanwa bwerekana ko abagabo bafite ubwanwa ari indahemuka. Nk'uko ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Archives of Behavior bubitangaza, byagaragaye ko abagabo bafite ubwanwa ari inyangamugayo, mu gihe bivuga ko baguma mu rukundo igihe kirekire n'abakunzi babo, aho gushishikazwa no gutandukana nabo ndetse no gushaka abandi bakunzi bashya. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bagabo bafite hagati y'imyaka 18 ndetse n'imyaka 40, bwerekanye ko abagabo bafite ubwanwa bagaragaje kurengera umubano wabo no kwita ku miryango yabo, mu gihe abadafite ubwanwa baranzwe cyane no gushaka abakunzi bashya. Yego, wabyumvise neza cyane, bisobanuye ko abagabo bafite ubwanwa bakunda kwita ku bintu, kuko bigaragaza ko ngo umuntu witaye ku bwanwa bwe akabuhereza umwanya, kwita ku mukunzi ni utuntu tuba tworoshye. Ubushakashatsi kandi bukomeza kugaragaza ko umuntu witaye ku bwanwa kukwitaho bitamugora. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko umuntu utunga ubwanwa cyangwa se abagabo bafite ubwanwa bagira igikundiro, barakundwa cyane, bagaragara neza, ndetse bakunda kwambara, bakunda furusheri muri rusange. Ibyo bigatuma bakundwa cyane ndetse nabo bagakunda. Ariko akenshi na kenshi usanga abagabo bafite ubwanwa bagira urukundo rw'ibintu, bita ku bintu kuko bahereza umwanya munini ubwanwa bwabo. Abagabo bafite ubwanwa ngo bakunda gutakaza umwanya cyane, nabwo bagira urukundo ariko ngo nabo batakaza umwanya cyane, aho ashobora kumara iminota runaka arimo yita ku bwanwa bwe, asokoza areba ko bumeze neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagabo badafite ubwanwa umwaka cyangwa se imyaka 2 ishobora kurinda irangira atirebye mu ndorerwamo. Yireba mu ndorerwamo iyo barimo kumwogosha gusa, kuko amasaro menshi aba afite mira cyangwa se iyo twita indorerwamo mu kinyarwanda. Abagabo bafite ubwanwa bakunda gutakaza umwanya munini cyane nk'uko tubigarutseho hejuru, bisokoza, babuconga, yewe bahora mu masaro bishyirishaho furusheri, bashyiramo ibihindura ubwanwa bwabo bwiza kugira ngo bworohe, bashyira mu byo bita ama black shampoo, amakanta, andi mavuta y'ubwoko bwose, ndetse uburyo bwose bushoboka yewe arabukora kugira ngo yite ku bwanwa bwe. Umushakashatsi w'umuhanga cyane bita Profeseri Peter Johnson wo muri kaminuza ya Cardinal Stephen Wyszynski ya Warsaw yigeze kuvuga ko gutunganya ubwanwa bishobora kwerekana umuco n'umutuzo. Ese aha wowe ni kubyumva? Tubwire muri komenti nimba wemera ko gusokoza ubwanwa, gutereka ubwanwa byaba umuco ndetse n'umutuzo. Ahangaha undi muhanga bita Turatsinze yavuze ko abagabo bafite ubwanwa impamvu ari umuco ndetse n'umutuzo, akenshi na kenshi uzarebe ubwanwa nko ku bayisilamu usanga ari umuco wo gutereka ubwanwa, ku bandi bantu batandukanye ugasanga ni umuco wo gutereka ubwanwa, abasitari ugasanga gutereka ubwanwa ni ibibaranga. Kandi bigaragaza ko ngo umugabo ufite ubwanwa ngo aba ari umugabo. Umugabo udafite ubwanwa ugasanga bagenzi be bamufiteho ikibazo gikomeye cyane, ati yakurikije abagore. Ahangaha niho uzasanga kera tukiri abana, abenshi murabizi, wifuza kuba ufite ubwanwa, ndetse abenshi bikirirwa bafata imashini cyangwa se inzembe cyangwa imikasi birirwa biyogosha, nk'uko kera abana bato baba bashaka ya misatsi yo hasi yo ngiyo mu ibanga birirwa bikuba nabo kugira ngo tuze. Ni nako bigenda ku mugabo cyangwa se umusore utaratunzeho ubwanwa, aba yumva yifuza ubwanwa, akifuza kugira ikiroso nk'uko abenshi bakunda kubivuga, fovure, ndetse n'andi mazina bakunda guhimba ubwanwa nk'abantu bashaka kugaragara neza. Ahangaha biba ari nk'umuco ndetse n'umutuzo. Aha ku muco tuvuze nk'abayisilamu bakunda gutereka ubwanwa
abasitari ndetse n'abandi bantu bitewe n'imigenzo yabo n'imyumvire yabo, aho niho bita bikwereka ko ari umuco. Reka tugaruke ku cy'umutuzo uno muhanga yabivuzeho. Umutuzo akenshi na kenshi uzarebe umuntu ufite ubwanwa uba usanga arimo abushimashimamo, arimo gukora yifata mu bwanwa, akenshi na kenshi bimuhereza umutuzo cyane kuko nibwo aba ahugiyeho. Umuntu ufite ubwanwa impamvu agira umutuzo ntabwo apfa kuvuga cyane avuga ati nta mugabo ufite ubwanwa wo gusakuza, nta mugabo ufite ubwanwa wo kuryagagura ngo ibiryo bitagwa mu bwanwa. Usanga yitonda cyane ndetse anabwitondera, akunda kugaragara nk'umuntu mukuru akiyubahisha yewe nk'umuntu ufite ubwanwa. Ndagushimiye kuba ukomeje gukurikirana ibiganiro byanjye, ibikorwa byanjye by'umunsi ku munsi. Ngende turatsinze wawe, reka tugaruke.